Umubiri wawe uragutamaza mu gihe urimo kubeshya. Ese ni ryari ubeshya? Ni ryari umenya none ko wabeshywe? Kubeshya cyangwa se gutandukira ukuri ni umurimo usaba ingufu nyinshi. Nyamara kureba mu bitekerezo by'abandi ukamenya niba bavugisha ukuri, nabyo biri mu nzozi za benshi nubwo bigoye kuba wamenya icyo umuntu atekereza. Ubundi mbere y'ikinyejana cya 15 mu Burayi, abacamanza babo bashyiraga ifarini mu kanwa k'abashinjwa, maze ubuza amacandwe mbere icyaha kikaba kiramuhamye. Mu gihe uyu munsi muri smartphone yawe ushobora gushyiramo gahunda ya mudasobwa yitwa Detecteur de mensonges, ukajya uyatsa ndetse ukamenya nimba umuntu arimo kukubwiza ukuri cyangwa se nimba arimo kubeshya. Mbere y'uko dutangira gukoresha iyo gahunda ya mudasobwa twavuze haruguru, abashinzwe gukora iperereza bakoreshaga indi mashini yitwaga polygraph. Iyo ni imashini ipima umuvuduko ahanini w'umutima igihe ubajijwe ikibazo runaka, ndetse ikanareba umuvuduko amaraso yawe arimo kugenderaho, kubera ko kenshi iyo ubeshya imikorere y'umubiri irahinduka. Bavuga ko mu gihe cyo kubeshya, ubeshya aba arwana no gusimburanya amakuru menshi icyarimwe, harimo ukuri azi, ikinyoma ashaka ko kiba ari cyo kuri, cyangwa ikinyoma ari gusigiriza ngo kibe ari cyo cyakirwa nk'ukuri. Umubiri wawe utanga ibimenyetso bikunyomoza mu gihe urimo kubeshya, bityo bamwe twita abahanga mu kubeshya bakora iyo bwabaye kugira ngo bahishe ibi bimenyetso bibatamaza. Wasanga inkuru irambuye n'izindi nk'izi ku ishuri.org.